Turabashuhuje nanone tubifuriza kugubwa neza abakurikiye ibiganiro bya Kamukama TV Rwanda. Tugiye kubaganirira ku byiza byo kunywa ikawa ndetse n'ibibi byabyo. Ikawa ni kimwe mu kinyobwa abanyarwanda bamaze iminsi cyangwa batangiye kumenyera kunywa. Ubundi byari byarahariwe abanyamahanga, bazi ko ari iby'abanyamahanga, ariko uyu munsi n'abanyarwanda bamaze kumenya kunywa ikawa. Iyo ugenda mu nzira, mu mihanda, usohoka mu ntara, tugenda tubona za coffee shop nyinshi zigurisha ikawa. Reka rero turebe ibyiza byo kunywa ikawa. Kunywa ikawa rero nk'uko tubisoma ku rubuga rwitwa Isante, ruvuga ko iyo unywa ikawa ubwonko bwawe bukora neza. Ikawa ifasha ubwonko gukora neza. Si ibyo gusa, ikawa ifasha gutekereza vuba, byihuse kandi neza. Si ibyo gusa, ikawa ibasha gufasha umuntu guhora ashobora kwibuka, ndetse ikawa ibasha gutera imbaraga umubiri n'imikorere yawo cyangwa y'umubiri, ndetse ikawa ifasha umubiri mu bijyanye n'urwungano ngogozi ndetse n'urwungano rw'ihumeka. Si ibyo gusa, ikawa ifasha kuvubura amatembabuzi ahagije umubiri uba ukeneye. Si ibyo gusa, ikawa ifasha amara gukora neza cyane. Atari ibyo gusa, nanone ikawa ifasha ku mikorere y'urwungano rw'amaraso. Ikindi, kunywa ikawa bifasha kurinda umuntu kanseri ndetse n'indwara z'umutima. Kunywa kawa rero biragaragara ko ibyiza byabyo ari byinshi ndetse cyane, ariko ntitwirengagize ko nanone ikawa ishobora kuba mbi. Ariko iba mbi ari uko wanyoye irengeje urugero. Bivuze ko umuntu adakwiye kunywa kawa ngo arenze miligarama 600 buri munsi, cyangwa se kunywa udutasi turenze 3 tw'ikawa. Ibibi byayo rero iyo wayinyoye mu rugero rurenze cyangwa rwitwa ko rukabije kuba rwinshi, ni uko ikawa ishobora gutuma umutima w'umuntu utera cyane. Si ibyo gusa, ikawa ishobora gutuma umuntu abura ibitotsi ndetse no guhunikira. Ikawa nanone nyinshi mu mubiri ishobora gutera ubushyuhe burenze mu mubiri bwari bukenewe. Si ibyo gusa, ikawa ishobora gutuma umuntu aribwa mu gifu. Si ibyo byonyine, ikawa ishobora gutuma umuntu ananirwa kurya, ndetse iyo irenze urugero ishobora gutuma umuntu asusumira intoki ntabashe gufata ikintu ngo agikomeze. Rero ikawa ni nziza iyo inywewe mu rugero, ariko nanone ukirinda ko yagira aho iba nk'ikiyobyabwenge, cyangwa kugeza aho umuntu yumva yanywa irenze urugero. Nanone kandi twibukiranye ko ikawa atari iy'abakire gusa. Buri muntu wese aba akwiye kunywa ikawa, nk'uko twabonye ibyiza ifitiye umubiri wacu. Kadushimire abanditse iyi nkuru ku rubuga Isante. Turabashimiye.